turatangiye aba tugezeho na The Willows hamwe na Didier mu rurimi rw'ikinyarwanda. Sasa dutangiye nyaruvuga ayiwe mana Rovette umeze ute Frank wahoze he niba ngerageza kukugeraho mwohereza message nguhamagara nta gusubiza For 2 weeks now, you've not been responding to me. Ibyumweru bibiri nta kunsubiza. Rero turareba kitwa nguki. Iyo bashaka kugukatira cyangwa se kukubenga nyuma yuko bamaze kugukoresha. Bigenda babigenza bate? Aturebe. That's how I entered. Iyo ntaza kuba mfite urufunguzi ruhande nuko ninjiye ubwo sinayikwinjira. N'ubukwe bwacu ntacyo bugutwaye ntacyo byitayeho. Nibiki biri kuba? Yesu ibi nibiki? Nibibazo bihe. Ntabwo wabyumva uri bubyumve. Nakwinginze mbwira nibibazo bihe. The problem is so much that I could not behold you. That was why it's like Mana we ibibazo birakaze sinabigushyiramo. Niyo mpamvu ntigeze nguhamagarerega. Katubiganire. Ariko ubwo urabizi. Frank banza ari guteka imitwe. Frank wowe bivuge. You know I told you I was going to see my parents. Uribuka ko nakubwiye ko nanagiye kureba ababyeyi banjye. So rero I went to meet them. Nagiye guhura nabo. To tell them as regards our marriage plans. Ngiye kubabwira kuri za gahunda zacu z'ubukwe. After I broke the news to them. Nimara kuba makuru. My father and my mother said. Mama na papa baravuga. Uketse bapfuye. Ayewe Frank hoya. Ntabwo wabura kumbwira ibi nonaha. Ntabwo we banyangiye ko dushingiranwa. Can I see them? Let me beg them. Yewe nose ntabasha kubabona mbinginge. For over 3 years. Imyaka 3 yose. Ntabwo wababona ntabwo mwahura. Frank ntabwo nabona gufite urabizi ndagukunda. Ntabwo nabona gufite. Nicyo nyine. Kandi ikibazo ni ngomba kubaha papa na mama. Ayiwe mana we hoya. Ngomba kububaha kugira ngo nzarame. Cyitwaza ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwana urajye kubaha so na nyoko kugira ngo ureme mu gihugu witeka Imana yawe yagushyizemo. Nibyo kiri kwitwaza. Kizi Biliya. Frank no. Akobwa mugomba kwitonda. Frank hoya pe. Kandi none kibi cyabo iyo bavuze ntabwo basubira kuvuga bwa kabiri. Unyihanganire. Mana we ntabwo nakwirigira karegera uko kubwira gucya. Ngurabeho. Just like that. Ubu gucya birarangiye umukobwa aromewe. Ayiwe. Mbega isimbi. Dore kwirizwa ubwo kiramukize. Undi. Yego papa. Okay daddy. Yego. She's here sir. Ari hano nicyo mami. Ese mugwe kuri telefone. Okay, you don't have to talk to me. Ntago ushaka kumuvugisha. Nta kibazo. Okay. Sawa. So like, what should I do now? None ngire nte? Hello. Dore kwirubizwa. Jesus Christ. Gifite isura yo kugaragaza akababaro kandi ari ntako. Frank niki? Ni papa. Ameze neza se? I've been talking to him. Muvugisha. As regards our marriage. Kubijyanye n'ubukwe bwacu. You know, you told me to still call him now. Urabizi warambwiye ngume muhamagare. He doesn't want us to get married. Ntabwo agira dushingiranwe. I feel bad. Yewe ndi kumva ari bibi. Kubera iki? Yavuze ngo keretse yapfuye. Yesu we. This world is wicked. Iyi si ni mbi.
yewe tugire dute turwanira urukundo rwacu. Only we can fight. I can't fight my father. Mukundwa ntitwarwana, urumva narwanya papa. My father is a major general. Papa ni generali majoro. He says must stand. Ibyo avuze bigomba kuba. There's nothing I can do. Ntacyo nakora. I'm sorry. Unyihanganire pe. I'm sorry, dear. Yewe mukundwa unyihanganire. I already gave you my body. This is why I said we should wait. You promised me marriage. Ariko we namaze kukwihana kwawe mubiri wanjye, siyo mpamvu nakubwiye tukwiye gutegereza tukabikora nyuma y'uko dushyingiranwe, ukaba nawe waransezeranije. I gave you my body too now. None se nanjye sinaguhaye umubiri wanjye. It's what mutual body we gave now. Ni nkaho twahanahananye. To warahombye nanjye ndahomba. None se uratekereza ubu nishimye? Ntabwo nishimye, ntabwo nishimye. Uratekereza se nashaka ngo dushyingirane? Iyo bitaza kwibya papa mba nakurongoye. Franklin, you must do something about that. I've told my friends, everyone knows we're together. Please. Frank, ugomba kugira icyo ukora nabwo inshuti zanjye. Buri umwe wese azi yuko turi kumwe, ndakwinginze. None se ubwo uragira ngirente? Uragira ngirente? Kizi Biliya cyane, ntabwo zika Imigani 20:20 havuga yuko uvuma se cyangwa nyina urumuri rwo ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Noneho ubuzi Biliya urayizi neza. Niko ubwo uragira ngo urumuri rwanjye ruzime? Ubu ngubu uzi Biliya. Igihe wampamagaye ngo nze mu buriri, icyo gihe nta Biliya wari uzi. Ugomba kundongora. Noneho ibintu bitangiye kuba iby'imbaraga se. Shiramo imbaraga ngaho nawe ndongora. Ugushyira mu mago. Ubundi umugabo niwe uzana umugore, ntabwo umugore azana umugabo. Ngo ngaho nzana. Frank, ibyo kuvuga ni ibiki? Bisobanutse nawe. Ugomba kunzana, njyewe ugomba kunzana. None se ubwo urukumva atari uri kubihatiriza. Papa yavuze ngo ntabwo ngomba kukuzana. Ubwo urukumva nagira nte? Ayiwe mana ya, none se nikosa cyanjye. Imana izaguhana, Imana izagucira urubanza. Twese reka izaruducira. Ayiwe njye mvuye n'aha ngaha. Ubwo nawe kiramukize. Ayiwe nyihanganire. So apparently I spoke with my dad today and Frank rero. Frank ni uwa kane, nako ni uwa gatatu. My dad today and he didn't just beat around the bush after he spoke with the entire Ibyabaye navuganye na papa ntago yiri waca ikibungo. Cyangwa se kunyuza amagambo kure, guhita avuga arasa ku ntego. My village people and he said that bavuze ntabwo twashingiranwa. Kandi nakane byenda kugivugika kimwe. None se uvuze ngo twashingiranwa? Oya, ntabwo twashingiranwa. I can't. Ntabwo ari kani. Arabishimangira. Ariko se ubwo nukubera iki? Ubwo impamvu zawe ni izihe? Nta mpamvu. Ni ibintu by'amoko tribal stuff. Ntabwo mbizi. Ariko ubwo wagerageje kubumvisha? Nagerageje uko nshoboye. Urakomeje. Ariko ubwo uburyo ndi kumva uburibwe ni wowe wenyine mukobwa twahuye, kandi n'uyu ni wa gatatu, se mwabibonye? Ibisore mujye mubyitondera, ni wo mukobwa nashyizeho amarangamutima yanjye yose. Umukobwa ni wo wenyine narahiye kuzabanaho nawe ubuzima bwanjye bwose. Urakomeje koko ayiwe mana we. Ubundi kumva ameze nabi, nanjye ndi mu buribwe. Ni gute tutagiye kubana ubuzima? Ni gute tutagiye gushingiranwa koko? Ubwo urabizi kiri mu ntekerezo zanjye cya Frank n'ikimamyi.
njyewe ngiye kujya ku kiraro niyahure birangize oya ntigomba ngo ugire ibyo njyewe niho ngiye pe niho ngiye oya ndakwinginze ni sawa ndapfa iki mami si ngombwa ngo ugire ibyo uramererwa neza oya wewe ndi kumva utabyumva ni iki mami abanyarwanda baca umugani ngo ingwe ikurire abana ikakurusha kurakara nicyo cyagiye umva we niba tutashingiranwa urumva nagira nti ndapfa ngiye gupfa ndeka kandi kiri kujya kimucike njye ndashaka gupfa hehehe uwo cyaramukize Like I said this relationship is over. umva njye nkuko nabivuze njye navuze uyu mubano wacu warangiye I told my father. nabwiye papa papa aravuga Jessica is over. Jessica emera byararangiye yowe harashyushye Babe. mukundwa Hey, how you doing, sweetheart? mukundwa umeze ute You left me on the bed. You left me hanging. wansize mu buriri karako nkahe No, it's my father I was talking to on phone. That's why ndaje rega ni papa twavugana kuri telefone I ran out. nyuma natebutse gusohoka Oh, Father. yawe papa wacu Yes, I was just telling him about my love with you. umubwira urukundo rwacu You are the only thing that has ever happened to my life. The best urabizi niwe kintu cyabaye mu buzima thing that bwanjye happened in my life. ikintu ugiye bujya cyabaye mu buzima I was bwanjye telling my father that I'm going to get married to you, but only for my father to be telling me that ndambwira papa ko tujya gushyingiranwa ariko gusa papa itambwira yuko we can marry. tutashyingiranwa Yes, Ngo my nguki? father and my mother. papa na mama They say I can marry you. bavuze ngo ntabwo nakuzana I've been shouting at them. nariho shouting, mbasakuriza I must marry you. kuko ngiye ngomba kukurongora pe ngomba kukuzana But they said, wabwira "My dead body." sinzi impamvu asetse ngo papa bavuze ngo cyetse bapfuye wabwira How hilarious. mbega kuntu bisekeje So this relationship is over like this now. yewe ubwo se ushatse kuvuga ngo umubano wacu wese urangira gutya koko cyangwa Frank ubanza ari iminsi 40 yakigeranye You see, I like you. Frank urabizi ndagukunda pe ndakwishimira kandi ndakomeje Our relationship is over. I was talking to my father and he said it's marriage to no one. umubano wacu warangiye none mvuga na papa yavuze ngo Franklin! ngo iby'umubano wacu ntiwapfa Franklin none umukobwa we nawe suwina izina rivuga rirambuye abandi baba Franka ndiwe Franklin In case you don't know who I am, I'm going to introduce myself umva uramutse ubaye utanze ndaje nkwibwira to kwanza you. I don't understand. ayiwe ntabwo mbyumva I am Sitandra. njyewe ndi Sitandra And you know what? kandi yewe we mwumvishe uburyo yavuze ngo kandi urabizi genda umwamikazi w'inkombe Queen of the Coast ujya ahantu hahise haba ubanza none Frank we yagize si umuntu yego mva mu yindi si from underworld The rubbish that you do around with girls, all those rubbish you do around with them. ibyo bintu wari ukora abakobwa Allow me to. umva Frank nyemerera mvuge I'm going to tell you 3 things. ndaje nkubwira ibintu bitatu Count with me. ubare tubaranwe One. rimwe icyambere yego rimwe Number 1. icyambere Those girls you play around with, those ones, those girls. abakobwa uhora ugiheta ukina The last one, oh, I pity her. yewe none uwa mbere we namugiriye impuhwe Just crying. Oh, it's not fair. yari ari harira ayiwe She don't know how much of a pretender you are. umva uburyo amajwi ari gusohoka mu mukobwa yewe we ntabwo yari azi uburyo uri kwigirisha Speak only when I ask you to. Frank uvuga ari uko nkwemereye kuvuga icya kabiri Then number 2. Yes, auntie. yego You don't have a father. You have no family. ntasugira nta n'umuryango ugira To you. urawumufite You are an orphan. uri imfubyi Frank Oh God, You're an oh. orphan.
ayiwe mwana we ninjiye mu byago. Ntabwo uri imfubyi. Ndi imfubyi neza rwose. Kandi ufite so wanyu umwe Mr. Bamidele. Utuye muri Abia State. Umukobwa aramuzi neza. Ayiwe napfuye none ngewe ndapfuye. Urabizi se wapfuye neza pe urapfuye weho. Frank reka nkubwire umubano wacu ntugomba kurangira. Tugiye gushyingiranwa wabyemera utabyemera kandi nta nubwo ari kure ni none. Ubwo se urukundo ibyo nabigirane. Tugiye gushyingiranwa kwanza haguruka. Haguruka. Ayiwe ninde wakumyoherejeho? Ngo ninde wakunyoherejeho? Ye urushyi Frank ararurya. Haguruka. Setindra. Nkuko mubaza sozajya inama bavuga yuko ibintu ukorera abandi bizabona inzira nawe bikakugarukira. Iki ni igisobanuro cyiza neza kivuga karma cyangwa se karuma. Nta nuko igenze rero mbabwira mwabana nk'umujya bukora ibyiza kujya bari byo bizabagarukira. Yari Didier ubakunda mukomeza kugira amahoro ava ku Mana. Bye.